Imana nzima twongeye kugushima kuko ari weho watwemereye kuduha uyu munsi tukabona ya manywa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Izi gahunda zose iyo umwana w'umuntu azipanga wowe ntuzishigikire ntizari bugerweho, ariko turagushimye ko wabaye mu ruhande rwacu, akaba ari wowe ugiye gutangiza iyi gahunda y'umugoroba. Iki ni igitaramo cyo kukuramya, iki ni igitaramo cyo kuguhimbaza, kuko Satani ntibamutambira kandi ntibamuhimbaza. Byose tugiye kubikora mu izina ryawe. Gahunda zose turazikuragije, gahunda zose ziri bubere hano. Reka Mwuka Wera ziyobore, kandi reka imitima y'abenshi isusuruke, kandi nukuri reka iyi Pasika nziza itubere Pasika y'urwibutso, itubere Pasika yo kwibuka umwami wacu Yesu Kristo wakoze urugendo rutoroshye rwo kuducungura. Natwe turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro. Ufasha abaririmbyi, ufasha abacuranzi, gahunda zose ari mu ijambo, gahunda zose ziri bubere hano tuzishize mu biganza byawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.
abahungu mwe
ubone furanze muryaga rya gase cyangwa nibyo nemereza sha atanye rwose imangaza umva imangaza y'urwego
Thank you.
Allez les gars, les garçons, viens. Viens ici. Nimuze dufatanye ifoto n'abashyitsi bacu. Niba protokole byashoboka n'umubyeyi wacu Cecile akaba yagera aha ngaha byaba byiza. Abantu bacu bose bari aha ngaha. Kameramani, dufashe ufatire ifoto neza. Ipange neza abashyitsi bacu, intore zacu. Ipange neza. Iyindi hano nutamubona ukura wawe dufite umwe mu bashyitsi yego dufite umushyitsi aha ngaha dufite abashyitsi bagera mu 8. We have 8 visitors here from Canada. Bwa mbere turabanza kuganira duciye bugufi cyane ku bikorwa mwakoze. We want to humble ourselves and recognize your presence here and what you did today. Aba bagabo n'abagore b'Imana bakoze ikintu gikomeye cyane uyu munsi. These men and these women and men of God, they did a great thing today. Ndatekereza ko Imana izakiribukira ibihe byose bazaba bakiri hano ku isi. May God reward you for everything you have done as you still here on the earth. God bless you. Imana ibamugisha cyane. Nabanyu and your children and your grandchildren and your families. Kugira ngo nkore summary bakoze. I would like to make a summary for what you did. Babyutse kare abana mu nyumve mu butuze. Babyutse kare. They woke up very early in the morning. Bakora mu butunzi bwabo amafaranga yabo. And then they took their money. Bajya mu isoko guhaha. They went to the market for shopping. Baraza bajya mu gikoni hariya barateka. And then they went to cook for us in the kitchen. Nta muntu n'umwe wigeze abura icyarya n'icyamara. There's no one who had a lack of the food here. We thank God. We are all full. Kubwanjye nabigiyeho ikintu nabonye ukuntu bacacaranga n'abana babo batugaburira. I learned a great thing from them when they were serving us with their children. Mwadukoreye ikintu cyiza cyane kandi you did a perfect for us. Ntacyo twavuga, ntacyo twabona twavuga. There's nothing that we can say. Nuko twabwiraga rero intore iri aha ngaha ubwo ngeze kuri bo buri ntore iri aha ngaha aba bana bacu mwabonye bahamiriza. These children that you saw here, they sing for us traditional dance. Dufite abana bakomoka mu miryango ariko tukagira n'abana twakuye babana ntinya no kubivuga ariko babana tubona ku mihanda. Some are from the families but some are from the streets. Twabazanye rero kugira ngo basangire n'ababana n'ababyeyi babo nabo tugerageza gushyira mu buzima busanzwe kugira ngo bahobere ubuzima buzaza. We brought them to share the food and to share the meals with others living in the families so that they can embrace a good life in the future. Thank you so much for cooking for us and helping us. We would like to, as you see this man here, from the top to the toes to his shoes, this dress can cost like 200 USD. And we would like to call a lady here
And this girl from one session that they can do when they are going to dance outside, he can change the dressing like 5 times. This can cost like 400 USD. That is the average of money. So that we can support these children, the street children, and also some of them from the families. So Actigallery has aimed to support them. We have a way of supporting them because we have a good heart. Sometimes we lack of the means for supporting them. Parents, guests, and the visitors we have here, we'd like your support. Please kindly support us. This man of God has a lot of money. So this, it's you. Hey! I thought they are talking about this one. No, you. Celeste wants your support in what he can do with his family. They can raise his support and do everything here, but he needs more support to support these children. He has been 27 years in this culture context. He came to support this man of God, but he doesn't have even anything. He has a few things he said. What you did is a very precious thing that you did to us. We want you to do more. Nagira ngo rero abari ahangaha bifuza jambo duhereye ku bashyitsi bacu niba bafite icyo kuvuga, of course, kubera ko hari indiye mwa mudafite icyo kuvuga. We would like to welcome our visitors if you have something to say. Nabonye mukora cyane kuruta kuvuga. I've seen you act, your action are sounding louder than your words. Ariko ubu turashaka kumva from you. And now we want to hear from you. Ku ruhembe hari Francis rero ni umunyarwanda, arumva ikinyarwanda, aravuga igiswahili, ubwo reka tumuhe umwanya agira icyo atubwira. We'd like to welcome Francis to say something to us. Mirweneza, Rwanda. I would like to start by saying thank you to the men, women, and children of Rwanda for welcoming us Canadians here in Rwanda. Ndashaka gutangira nshimira abagore n'abagabo n'abana nk'umuntu wo muri Canada ko mwanyakiriye hano nje mu Rwanda. The people of Rwanda are smart, resilient, hardworking, and honorable men and women. Basobanutse muri abantu beza kandi muzi gukora cyane mwikomera amaki. Last week I was married to a beautiful Rwandese woman. I have a baby here in Rwanda. Icyumweru gishize nashyingiranywe n'umugore mwiza cyane w'umunyarwandakazi. To me, Rwanda is one of the most beautiful countries in the whole world. Kuri njyewe u Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyiza ku isi yose. It's a blessing for me and my whole family to be here right now, and the beautiful people of Rwanda, you make this country beautiful. Numugisha mwiza rero kubana n'umufasha wanjye n'umuryango wanjye, namwe abantu beza b'u Rwanda mutuma igihugu cyanyu kimera neza.
Thank you also to Paul Kagame for doing such a beautiful job here in this country. turashimira His Excellency Paul Kagame udukorera ibyiza byose bimeze gutya n'igihugu cyacu gitekanye. Murakoze cyane and ndagukunda. Thank you very much. I love you so much. Ndabakunda. Asante sana. Asante sana Francis kuba uvuze mu mwanya w'aba bashyitsi bacu.